Murakaza neza kuri Nest Marketing Rwanda. Honest Marketing Rwanda, a local language version, isoko rukumbi y'imvamutima. Bwa mbere twamenye iby'ivanjiri mu mwaduko w'abazungu mu mwaka 1892 n'1894 nibwo Von Gotzen yageze mu Rwanda, abanza Nyanza mu Rukari. Guhera ubwo haje idini rimwe gatolika ntagatifu kandi ishingiye ku ntumwa rukumbi Petero. Nuko batubwiye nitwa DJ Wayase, nibyo uri kuri Nest Marketing Rwanda. Honest Marketing Rwanda, local language version, isoko rukumbi y'imvamutima. Bamwe biswe amazina y'ikilatini ba Desiderati, Antianus, Robertus n'andi, abandi duhabwa ay'abatagatifu. Twiyambaza ab'i Roma twibagirwa abanyabugiri b'ini Rwanda. Mbe Rwabugiri na Rwanyonga twabataye he? Mbe ba Ruganzu yaba Ndori cyangwa Bwimbi twabashyize he? Twabonye umucyo w'i Burayi kandi twarabyemeye, none byafashe umwanya ndetse n'akanya gusa. Nyuma gato ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda haje kuza ADPR, Association de l'Église Pentecôte du Rwanda. Kugira ngo babone abayoboke byagenze gute? Baje gukosora iki? Bakoresheje iyihe tekinike? Ibi byose ndabinyuramo gake gake. Kwikubitiro baje bahanura bavuga ko Imana basenga yo ivuga kandi igakora. Bati nitwakomeza gusenga twubitse umutwe twuname imbere y'amashusho ya Bikira Mariya ndetse na Yezu kandi yaraducunguye ku musaraba ngo buri wese yigerereyo. Aho abayoboke twaragiye, abandi bati ni hahandi idini ni gatolika. Ikindi bati si byiza ko abategarugori bagaragaza ibibero byabo imbere y'amaso y'abantu. Bati mw'abakobwa mwe kandi namwe mw'abagore mwe, mwakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, mutegetswe kwambara amakanzu ndetse n'amajipo maremare, mukambara n'agatambaro mu mutwe kandi kikazira gusoma kuri manyinya. Manyinya ahinduka icyaha gikabije ndetse bakanakunenga mu gihe byakunaniye. Bati buri gihe nitwahora mwihekaru dutera ndakuramutsa Mariya uje inema ugahorana n'Imana. Bati twe tuzavumbura ubuvumo, tuzajya Kadeshi, Kanyarira ndetse n'ahandi, tuzerekeza ku rutare ndetse twerekeze n'aho amazi asuma, tuzahabona Imana byanze bikunze. Tuzatitiriza ndetse twambaza isumba byose iri mu gihugu cyo mu ijuru. Idini ribona abayoboke gutyo, ubu ryashinze imizi mu Rwanda. Penetesiye yatewe utwatsi bati itwabwira ibyaha byacu umuvandimwe utwicaye imbere yambaye ibishura. Bati reka ntiwamenya niba atari ubutasi buvuguruye. Bati twebwe tuzabivuga mu ruhame, tubibwirane, dusengerane ndetse duhanane. Nyagasana azatwumva cyane dore ko abateraniye hamwe ari batatu, Imana iba iri hagati yabo. Bati ahubwo tuzashyiraho icyumba cy'amasengesho aho ku minsi yagenwe abantu bazaterana bakatura ibyaha byose bagasengerana, ubundi bagataha bakeye ku mutima no ku maso. Mu gushinga imizi ariko byaje gukomwa mu nkokora na bamwe muri bo batandukana n'abavandimwe. Haba hadutse icyo bise church. Umuntu yabaza undi ati usengera he? Undi ati sengera kwa runaka, pasiteri, profeti cyangwa bishop runaka. Twe tureba uko bikorwa tubura uko bigenze, duti ibi ni ibiki? Abandi bati amadini yo mu Rwanda yahindutse business. Mu busanzwe twese twakuze tuzi ko iyo wihaye Imana wiga muri seminari, amashuri makuru, ubundi ugakomereza Nyakibanda, Kabgayi, kuminuza, ukahavana ubumenyi, ukava kuri diakoni ukaba padiri, musenyeri, kardinali cyangwa papa. Twese nuko twari tubizi.
nyuma gato y'uko u Rwanda rwisuganije iterambere rije yaho Skype, Telegram, Facebook, Google, WhatsApp na smartphone zije, twagiye tubona amatayito y'abavugabutumwa arahindutse, bati uyu ni pasiteri, bishop cyangwa prophet runaka. Naricaye ndibaza uti n'ubundi ninde utanga aya matayito? Namwe umusubize. Church zimaze gutangira, bashatse abayoboke, of course bagombaga kuva muri Gatolika, abadive, abagorozi ndetse na ADPR. Batangira bemerera abakristo babo kwemera Yesu nk'umwami n'umukiza. Bati reka gukizwa ni mu mutima, iby'imyambarire ntacyo bivuze. Abaprofeti bati mujye mwambara ibyo mushaka, musuke ibisuko bigezweho, mwambare zamini, mbese mwebwe mugendane n'igihe. Naho gukizwa ni mu mutwe, si uko mwambara. Amacaci rero nta muntu ukimenya aho basengera ngo urusengero rwacu rwitwa gutya cyangwa kuriya, ahubwo baba bazi umushumba w'iyo caci, batisengera kwa pasiteri, bishopu cyangwa prophet runaka. Ubu biri kugenda bihindura isura ku munsi wa none, ubu bimukiye kuri social media, kuko mu masinagogi ntibakibonamo abantu benshi. Kuri radiyo abashumba baratumirwa bakavuga amacaci bakoreramo, bityo inama zikurikira ahari amavuta. Bamwe bati pasiteri, bishopu cyangwa prophet runaka aratwika, agira utuntu tw'utumanyira aba yikorera, afite amavuta, baturiye warahanura, bityo niko bivugwa. Ese ahazaza h'amadini yo mu Rwanda hazaba hameze gute? Ese kuki idini ryose ugiyemo batizwa kandi naho uvuye warabatijwe mu izina rya Yesu? Ese kuki amacaci yo atagira penetesiya, ahubwo bagahitamo kwihanira no kwaturira mu ruhame? Ese mujya mubona amakorari y'abasore n'inkumi uko ziba zambaye cyangwa zibyina? Nitwa DJ Wayase, nibyo uri kuri Nest Marketing Rwanda. Nest Marketing Rwanda, source of inspiration. Imibyinire yabo neza ni Babalawo, iya Davido, Shoki n'izindi mwese muzi. Ahazaza h'amadini hateye ubwoba. Njye ntekereza ko rimwe Bibiliya izahindurirwa ururimi, abantu b'icyo gihe bazaba bumva neza. Serenge z'uyu munsi harimo izi zikurikira: abajama, utumaniyeri, abapape, amaji, abakapo, abalegend, umutipe, utuninja n'izindi. Iki ni igice cya mbere. Ndabashimiye.